Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Home Secret TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho isomo rya Computer Science. Ubushize twagiye twiga ibintu bitandukanye muri episode ya mbere n'iya kabiri. Twarebye uko wakwandika, tureba uko wakora selection, tureba uko wakongera ingano y'amagambo. Ibyo ndizera ko muri kubyibuka. Niba ari utari kubyibuka asubire mu video twabanje hanyuma abirebe. Uyu munsi rero ndashaka ko twiga gukora copy, cut and paste. Utwo tuntu dutatu: gukora copy no gukora cut no gukora paste. Iyo tuvuze gukora copy ni igihe ufite ijambo ryawe ukarikeneramo irindi risa naryo, ariko iryo jambo nubwo urikeneye risa n'iryo wari usanganwe, iryo wari usanganwe rigira gute? Rirahaguma, nta kibazo rigira. Hanyuma cut ni ukuvuga ngo ukeneye ijambo nk'iryo wanditse, ariko noneho urashaka kurikuraho ukarikoresha ahandi runaka. Iyo ukoze cut rivaho burundu, nta kintu gisigaraho. Mu gihe iyo ukoze copy uba ujyanye irisa n'iryo wari ukeneye, irisa n'iryo washakaga ubugira kabiri, cyangwa se one more time. Ibyo nibyo bita copy. Hanyuma rero aho uritwaye ukarishyira nibyo bita paste cyangwa se pasting. Kugira ngo tubikore nkuko nabibabwiye, ikintu cyose ugiye gukora ukora selection kugira ngo icyo ukeneye ugihighlighting, ugiselecting, ugihitemo abe ari cyo uza gukoreraho imirimo yose ukeneye. Ni urugero, kaduhere kuri copy. Urabona iri ni ijambo morning. Icyo ukora ushyiraho suri gutya, bimwe twabonye mu episode abanza, ugakora selection. Warangiza ukaza hano hejuru mu nguni ibumoso, urabonaho utuntu tugiye dutandukanye. Hariho cut, hariho copy. Kuri iyi nshuro dukeneye copy. Turakanda hano, turashyiraho suri cyangwa se mouse cyangwa se imbeba uko twabyise mu episode abanza, hanyuma dukandeho rimwe. Tuzajya tubireba dukoresheje n'amashortcut. Reka kuri iyi nshuro dukoreshe mouse. Mubonye ko nkoze iki? Nkoze hano muri iyi nguni, nkoze copy, hanzeho rimwe. Noneho icyo kirarangiye cya copy. Niba turikeneye hano ku ruhande, turaza aho impande yaho twakoreye copy, murahabona hari ahanditse ngo paste. Muri kuhareba hano ku ruhande. Niturangiza tugire gute? Dukandeho rimwe na left click cyangwa se kano gakirika k'ibumoso. Murabibonye ko ijambo ryacu morning turigize inshuro zingahe? Inshuro ebyiri. Hari iri, hari n'iri twakuyeho copy, twafasheho irisa naryo. Ngira ngo muri kubibona. Noneho tugiye gukora icyo bita paste kugira ngo tubitwarire hamwe, icyo bita cut kugira ngo tubitwarire hamwe. Umenye copy na cut. Paste murayibonye na copy mwayibonye. Tugiye kongera duselekisione ijambo dukeneye. Urugero, reka dufate iyi good, twayiselekisionnye, dukoze selection. Tugiye kongera dusubire hahandi twakuye copy, tujye hejuru yaho hari cut. Kuyibona? Urabona ko ugikora cut, bimwe twatangiye tuvuga, ijambo ryacu rivuyeho, riragiye. Noneho reka tuze turishyirehe aho dushaka. Turarishyira hano hirya ya morning. Tugiye gusubira hahandi twabikuye, hano mu kaguni, turebe aho hari paste. Ni ukuvuga ngo wakora copy, wakora cut, kubishyiraho bikeneye byanze bikunze ukora iki? Ukora paste. Tugire gutya ijambo ryacu turibone. Iyo
uri kwandika ukaba urangije interuro yawe, ushyiraho akadomo. Wamara gushyiraho akadomo kugira ngo ujye kwandika hano hasi, kubera ko interuro yawe uba uyirangije, uraza urebe ahari kuri keyboard yawe ahanditse enter, cyangwa se ahari ahantu hari agatushe kameze nk'akihinnye kagaruka kareba ibumoso, kariho agafureshi kihina kareba ibumoso, iyo niyo enter. Ukandaho rimwe ikagira gute, bigahita bimanuka hasi. Ndaza kugerageza uburyo nshyiraho keyboard igaragara, kugira ngo nitujya tubivuga wenda mujye munabireba, murebe uko iyo enter mbabwira imeze. Ubutaha rwose nzajya nshyiraho keyboard hano muri screen, hanyuma turebe uko keyboard, niba nkubwiye enter, niba nkubwiye backspace, niba nkubwiye delete, niba nkubwiye caps lock, umenye uko iba imeze kuri keyboard yawe. Kugira ngo mubonye nuko umuntu ashobora kujya ku yindi nteruro hasi. Isomo ry'uyu munsi ryari copy, cut and paste. Ndatekereza ko ryumvikanye, rigaragaye neza ku buryo busobanutse. Reka rero iri somo turisubikira aha ngaha, kugira ngo amasomo atazajya aba menshi, umuntu wenda w'umutangizi bikagenda bimugora. Ndaje mu kanya turebe ikijyanye na ando and redo. Turaza tubireba mu buryo bugize gute, burambuye, dukomerezaho isomo ryacu. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Wibuke gukora subscribe, ukore share, ukore like, ushyireho comment niba hari isomo rindi wifuza tutari gushyiraho ku buryo bwihuse, bishyire muri comment kugira ngo ninsoma comment nze guhita mbona icyo ngukorera, mbikore ku buryo buri private, ku buryo bw'umwihariko, hanyuma isomo naryo rishyireho, ndikorere playlist yaryo, abantu baze kuritandukanya n'iri rya Microsoft Word. Wibuke kubisangiza inshuti zawe, niba ufite abana bari mu kiruhuko, nk'abantu bari mu Rwanda, bibahe bagende bakurikirana iri somo rya computer science, kugira ngo bazasubire ku ishuri ibintu babyumva neza cyane. Murakoze, mugire ibihe byiza.